Ujuhamagara ibitariho mu mazina bikitaba. Haleluya. Yesu nahimbaza. Haleluya. Babona imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko uri Imana itabeshya. Babona imirimo y'amaboko yawe, Mana weyo, bamenye ko uri Imana itabeshya. Imana ishimwe. Imana ntigibeshya, ntigihinduka, bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri. Imana ntigibeshya, bizera ibyo yavuze yuko ari ukuri. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 32 aravuga ngo Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati databuja, yaba wari hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima aruhagarika, arabaza ati mbese mwamushyize? Haleluya. Haleluya. Arya Yesu awari konsante arya abandi mu bintu imibabaro yacu nawe ayumva, asuhuza umutima wete mwamushyize. Haleluya. Baramusubiza bati databuja, ngwino urebe. Yesu ararira, abayuda baravuga bati dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu kawo umurimo myiza ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare. Yesu arababwira ati nimukoreho igitare. Marita mushiki wawe uwapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati data, ndagushimiye kuko unyumvise. Amen. Yesu yari yasenze Ryari ati ndagushimiye kuko unyumvise. Yesu ashimwe. Umukobwa yabwiye Yesu, iyo uza kuba hano ntabwo umusaza wanjye aba yarapfuye. Yesu abateguye mwamushyize, bati ngwino tukwereke. Bumvaga nyine agiye kureba akifatanya nabo mu kiriyo, ariko Imana ntigibeshya. Haleluya. Ariko timing yacu idahura na timing y'Imana. Iyo ubona bitinze, bikerewe, birenze, bidashoboka, Imana yo iri kubona ko igihe cyegereje kugira ngo ikore ibyo yanahambiriye. Yesu ashimwe. Icyaba Imana ngo igitwigisha kumenya igihe cyayo. Haleluya. Abisirayeli ngo bave muri Egiputa, ngo baragenda ngo bageze ku nyanja, ngo hakurya yari imisozi, inyanja bari imbere, kandi nyuma yabo hari ingabo za Farawo zibatugaritse. Ngo Farawo abatuze nyine abegereye cyane, abasatiriye. We yari afite amafarasi n'ingabo nyinshi cyane, bari abagabo n'abana n'abagore n'imitwaro byinshi, nyine ubona ari abantu batiteguye urugamba. Yesu ahibaza ngo babwira Mose ngo watuzaniraga iki gupfira mu Egiputa? Nta bituro byari biriyo, bagiye kudutemagura badusiganga. Ariko Mose atangiye gusuzuma umutima, bane baza ngo iki gitumye nakira, iki cyahindutse mu byo twavuga, iki cyahindutse mu byo nakubwiye ngewe ndabikora. Hari igihe ubona byakurenganye bibaye nk'ibintu bibi bigeze ahantu nyine byarangiye, ariko Imana igihereza abantu urubyaro bamaze imyaka 10 n'ingahe, igizura umuntu wapfuye, umuntu ararwara, Imana ibireba, agafatwa nyareba kuri centre de santé, Imana ibireba, bakamuha transfer ibireba, akava mu ntara akajya CH ibireba, akajya muri koma iminsi 3 5, Imana iri kureba, ifite igihe izakorera ibitangaza cyane. Yesu avuga ngo sinabwiye ngo nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Amen.
ntabwo ijya ibeshya, Imana ntabwo ihinduka. Yesu ashimwe.